Okay, tugomba gushyigikira equipe yacu. Abakunzi ba Borazone cyangwa abakunzi ba basket bose ngenda bibasabye. Rero kuri social media za bar ariko hose biriho. Tuzatanga n'amatike, tuzatanga challenge y'amatike, gutsinda challenge, tumuhereza amatike. Barebe imikino kurikira social media zacu. No dutangira. Sinzi nimba arebye shampiyona yacu gitangira. Ngiye narayirebye. Kizwi nuko shampiyona yari iryoshye, yari ikomeye, yari tough, yari competitive. Yeah. Yo, we got you covered. Africa is now. Borazone is a very good platform for y'all that is trying to provide every single detail about basketball, especially here in Rwanda, through our social media platforms. Please catch us up on our podcast and click on the subscribe button on our YouTube channel and make sure you are following all the articles published on our website, which is www.borazone.africa. And don't forget to follow our Instagram page as well as TikTok and Twitter. All we want is to keep you updated. Peace out. Hey, what's up everyone? We back again. Muri Borazone podcast. Niba abajene still Moses bimeze bite se? Sumeze hose. Ndashima Imana. Cyumweru cyagenze gute? Cyumweru ni sawa biragenda. Kabisa. We are back. We back tugiye kuganira n'ubundi kuri basketball nk'ibisanzwe. Reka tubanze tuvuge kuri shampiyona yacu kwanza. Siyo byiza se? Harya ngo utera twahera kuri shampiyona kabisa. Shampiyona yacu like my equipe afite amahirwe yo gukina playoffs, ishusho rusange uko yagenze. Noneho tuvuge no kuri BAL. Harabura iminsi mike kugira ngo BAL. Ese mwani muri kugura amatike? BAL yaje kabisa imira komanga. Harabura iminsi mike. Harabura 11 ahubwo. Tugomba gushyigikira equipe yacu. 17. Amahirwe dufite nuko equipe yacu izakinira imbere y'abafana bayo. Kandi mugura amatike kabisa ku bwinshi. Conference ni ibikomeye kugira ngo nitanga na tike yo gukina. Amatike ari kuri ticket. Sibyo? Ari kuri ticket of course. Ariko nabonye hari mwari na publicity ya bar hari n'izindi n'ahandi bantu bagenda bagura amatike. Hari no kuri website ya bar ngira ngo ni www.bal.nba.com. Ibintu nk'ibyo barebe no muri noza. Niyo ndayizi cyane. Okay, tugomba gushyigikira equipe yacu. Abakunzi ba Borazone cyangwa abakunzi ba basket bose ngenda bibasabye. Rero kuri social media za bar ariko hose biriho. Tuzatanga n'amatike, tuzatanga challenge y'amatike, gutsinda challenge, tumuhereza amatike. Barebe imikino kurikira social media zacu. Ariko tugomba gushyigikira equipe yacu kuko niyo support ya mbere tugomba gutanga kuri team. Turaza kurana no kuri NBA gatoya. No kuri NBA dusoza. No dutangira. Sinzi nimba arebye shampiyona yacu gitangira. Narayirebye. Wabonye nyine ishusho yari imeze gute? Nubwo habura game nkeya, ndumva equipe ifite game nyinshi ari reg. Reg ni iri imbere muri games. Nifite ama game menshi itarakina. Kandi nayo ndumva ari nk'eshatu. Nagisigaje game nyinshi. Shampiyona isa nkaho yenda kurangira urebye birenda gucaye. Duhe ishusho yawe yari imeze gute ku ruhande rw'ama equipe, uruhande rwa competition, uruhande rw'imitegurire. Bon. Ikintu cyo kizwi nuko shampiyona yari iryoshye, yari ikomeye, yari tough, yari competitive. Competition iri hejuru. Nta muntu umwe nta twiye dutangira iyi season expecting games zimeze gutya. Twabonye competition mu equipe muri areo barahatanye, nari turigiye gutangira ama equipe arongera aranforce abazanamo abakinnyi bashya kandi beza bazima kabisa. Navuga ko ishusho rusange twabonye games zikomeye, twabonye usibye APR isa nkaho yari imbere y'izindi, ariko ngira ngo nayo motivation cyane ayikuraga kwitegura bare. Niko mbikeka. Ariko izindi zose wabonaga ko kabisa ligue yegeranye cyane, amakipe akomeye ari tough.
kuri Patriote ntiyigeze yoroherwa, Rege ntiyorohewe, Tigers, UGB, Azomco, Espoir yo n'ibindi bindi nta ko mvuga Espoir ugaseka nyine nta game zari zoroshye kabisa, usibye nyine izo zagoye cyane nka Espoir wabonaga iri inyuma cyane, byatangiye ubona wagira ngo iza catching up muri retour tugira ngo irongeramo abakinnyi garuke, ariko yabongeyemo so ndumva mu magambo make ariko navuga competition iri hejuru, twabonyemo abakinnyi bashyashya beza, twabonyemo abakinnyi b'abanyarwanda twavuga nka generation nshyashya barimo baragenda bazamuka bimprovinga, barimo bakiza barimo ba Romeo, barimo ba Juste navuga ko aribwo tutangiye kumubona cyane kuruta mbere. Twabonye uyu Jean Dodier, yitwa Jean Dodier mu PG wa Reg, navuga ko yari improvinze nawe cyane. Twabonyemo abo batipe bo muri Espoir nubwo nayo ubona ko bigoranye ngiye kumanuka, ariko yatweretse abakinnyi ba Kayondo, ni abakinnyi bazima. Fabrice ahubwo muri Espoir niwe nashaka kuvuga, bafite taye zimwe nyambitiranye, niwe nashaka kuvuga, umukinnyi mwiza nawe. Navuga ko nyine twabonye kabisa competition, kandi icyo kintu tutabonye last year utarabonaga iminota ukina muri Orion, wo muri Orion yego kabisa. Hari na Nuza, hari n'ababaye flop, bon si flop comme ahubwo ari ukuntu umuntu nyine yasuye nkanjye. Urugero navuga ko sorry to say nshobozwa n'inshuti yanjye, ariko uyu mwaka kabisa, uyu mwaka ntabwo umeze nk'indi myaka ye ya mbere, biterwa na condition umutoza ari kugukinishamo, ariko nshobozwa ngira ngo njye navuga ko ariko urabona Nuza aperi nkeka ko navuga ko se ari Ntore, ari Nshobozwa, ari Williams, ntaho navuga ko twabonye kuri level dusanzwe tubabonamo. Ikibazo bon nari nyiri ku point guards, ikibazo nabonye mu cyambere ni aperi sta point guards benshi, kubona umwe wavuga ngo akina iminota myinshi biragoye. Ubona Ntore ni usa nk'ukoreshwa cyane, ariko nawe urabizi ntagatsinda cyane. Rero ibyo bintu nyine like bamukozamo umunota umwe akaba arasohotse agiye mu ndi, mu kanya bakazana undi, mu kanya bakazana undi. Navuga ko icyo kibazo cyagaragaye cyane ku buryo nyine ntago nyine ari Ntore rishobozwa babonye umwanya wo kwigaragaza cyane. Ntuzase ngo baze kuri ku mukinnyi umwe bakoze transfer yiwe, ntabwo yavuzweho n'abantu benshi, umukinnyi witwa Shafi, ariko njye navuga ko ntago transfer yabaye mbi muri APR, ntabwo yabaye mbi kabisa, kuko comparinze n'imikinire muri UGB last year, ahubwo ukomparinze n'ukuntu haza abantu bavugaga ko APR atari we mukinnyi yari ikeneye, atazabona n'ukuntu akina, atazabona n'iminota. Njye navuga ko kabisa Shafi yarakinnye pe, ni umukinnyi mushyashya mu ikipe, iminota yabonye yaragerageje, ntabwo ari 100%, ntabwo yakinnye fresh ku buryo bavuga ngo wenda ni hejuru cyane, ariko nanone si bibi. Navuga ko kabisa yaragerageje. Ngewe ni ku ruhande rw'amatimu n'abakinnyi, imitegurire ya ligue navuga ko nayo yari myiza, kubera ko ntabwo twize tubona ama incident menshi, imikino myinshi yabereye mu ma stade dufite meza, hari imikino myinshi yabereye muri arena, hari imikino myinshi twabonye muri, urumva ligue yacu ahantu nyine umbwira some improvement, kuko umaze igihe kirekire ureba basket na ligue warayikina, nanjye nibyo niho nashaka kugira. Nyine federation nitegura game nifite in charge ya ligue, ubona like nyine ni improvement yabaye ni yihe by'umwihariko muri uyu mwaka? Muri uyu mwaka hari improvement yagaragaye. Ikintu nashaka kuvuga, urabona ikibazo cya mbere twari dufite, ligue yacu urabizi ko bakunda kuvuga ni ligue yo mu mujyi, kandi nibyo nk'uyu mwaka nta kipe nimwe dufite yo mu ntara, ni ligue yo muri capitale gusa, yo muri Kigali. Icyo cyo ni ikibazo kuri level yacu bwacyo, ubwo ndi kuvuga kuri Rwanda Basketball League, ligue nyine ligue yacu ya mbere. Ikibazo cya mbere twagiraga cyari ibibuga, wajyaga gukina nk'Irusizi ukajya gukina muri IPRS ugasanga imvura yaguye, ugasanga ni ikibazo nyine cya mbere, sibyo? Ariko ubona ko nk'uyu mwaka wose iyi ligue yose yabereye mu majimnaze, nta game nimwe yigeze ibera
Kepler nayibagiwe. Kepler niyo ntabwo ako nayo urumva muri sama mu gihe hatari imvura. Kepler nari nyibagiwe sorry. Ariko Kepler ifite ikibuga cyiza man. Hari match. Kepler reka nkubwize ukuri. Kepler kira kibuga ngiye. Ikibazo ntabwo yabaye mu meshi. Hari match Kepler na UGB. Hari game yabaye hari kuri Kepler. Ngira ngo nibwo bahise banakura game zose zinyine z'ibibugo byo hanze. Yanga kuba. Yarabaye imvura iragwa. Barayimura. Ibyo bintu ariko reka nkubwire impamvu ngiye mvuga ko ari improvement ntabwo uri murayumva. Ni ukuvuga ngo mbere byari bikabije. There is no mbere nyine reka nkubwire nibyo nyine ndi gusobanurira. Icyo kintu gifite côté positive na côté negative yacyo. Kubera ko kuba byonyine ligue ni Rwanda Basketball League ntabwo ari Kigali Basketball League. Byakwiye kuba nyine iri decentralize ku buryo nyine igera mu gihugu hose. Nyagatare kuba afite ikipe, Butare, Huye, umva ngo Butare na Huye. Anashatse kuvuga Icyangugu, Rusizi. Hava n'abakinnyi benshi man. Za Gicumbi he. Iyo ni challenge hari umukinnyi wavuye Gicumbi. Oya ariko nyine ndi kuvuga ko ligue igomba ako yahafa ngo iruri ingora iruri mbanza iruri ni mu Gakenke. Oya ariko basket abantu bashobora nayo mu mashuri ntago none se Gaston w'Inyanza. Abakinnyi bo baturuka ahantu hatandukanye ntabwo bose ari mu mujyi. Ibyo nta nubwo twabitinda nta nubwo ari ngombwa cyane. Improvement navugaga yabayemo nuko mbere byari buri ariko nkubwire iyo uvuye kuri level wenda tuvuge ya 40% ukagera kuri 70% ya perfection ikintu ushaka kugeraho aba improvement. Si bibaye 100% ariko at least hari improvement. Ntago umwana akura ngo ahite yuzuye ingobyi kameme sibyo. Ni nkuko nk'aya marushanwa bagenda bakina niba uyu munsi wageze wenda muri quart de finale utaha ukagera kuri finale utaha ugatwara igikombe. Ni izo improvement dukeneye kubona no muri aho kugira basubira inyuma cyangwa bagumaho bari bigume biri consistent. Bigume nyine aho byari biri. Il faut ko nyine iyo improvement igumizaho. Ibyo twavuzeho ubushize ku basifuzi uyu mwaka ntago bavuzweho rumwe of course ariko still byahozeho sibyo. Ariko at least nibura hari akantu nyine kagenda kagabanuka. Ikindi cya gatatu competition ye noneho n'ibindi competition mu ma equipe. Competition mu ma equipe nayo kabisa yari iri kwindi level. Navuga ko in short ngiye no vale. Reka urashoje ako nawe urambwira ibya. Reka ngiye nkubwira ibyanjye kuko ngiye maze nk'imyaka 3 ndeba ligue hafi match ya buri zose urumva. Ngereranyije n'umwaka ushize competition yariyongereye kubera yuko ama equipe menshi intega bafite kuko urabona ligue yacu n'amafaranga arimo to be honest ntago ari menshi cyane ariko arimo ntabwo ari menshi nayo arimo ari muri institution ariko nayo yari improvings. Ntabwo ari nka mbere abantu bakiniraga ubuntu man. Reka ngiye nsoze kukubwira igitekerezo cyane nta kibazo. Ni ukuvuga ngo competition yariyongereye kandi kwiyongera ni byiza kuko ama equipe menshi bari gutagetinga BL niyo hantu wavuga cyane amenshi niyo target kabisa. Niyo target ariko mu kwiyongera kwa competition yiyongereye nyine ntago uyu mwaka nta tara z'abanyarwanda twigeze tubona. Gute mu webo nyine tara nshasha se cyangwa izari zisanzwe ntago nkuko twavuga umunyarwanda ushining. Umunyarwanda ushining uyu mwaka ninde ushining nyine ntago ndi kumva fresh kibazo cyawe uti gute nyine ukavuga okay nk'umukinnyi w'improvince tutari tuzi se duheruka kugira top scorer w'umunyarwanda ryari. Oya ubwo se tumuheruka ryari. Exactly nicyo ngicyo nashaka kuvugira rero. Ako ngiye nyika ko ari byiza gute se ni byiza utabonye twaguma kwibeshya ko dukomeye. Reka nkubwize n'ubundi turibeshye dukeneye none se reka nkubaze mbere ko hazaga abakinnyi none bose baturutse bamwe i Burundi abandi baturutse muri Congo abandi baturutse wenda tuvuge Uganda cyangwa n'ahandi hano muri East Africa bakaza ari abakinnyi ba fake tukabarusha twajya turabadanje. Reka sho ngira ikintu cyo kuganisha buriya hari nk'umukinnyi abanyarwanda nyine abakinnyi b'abanyarwanda bagomba
kwigiraho uzi impamvu nuze y'improvince Jean Dodi uzi impamvu y'improvince Jean Dodi ni navuga mbivuge nko mu rurimi rw'abantu ni best friend nyine ni umuntu wa hafi uriya mu Senegal wa boys wa boss ni inshuti magara kandi boss arakora bro boss arakora cyane kabisa uri kubyumva rero buri impamvu uriya mujene y'improvince niyo nuko kumupushinga nuko boss kumupushinga ngiye nturiye RDK kandi nkora siporo buri mu gitondo ngiye bari abajene ngiye mbabona saa 11 za mu gitondo cyangwa saa 11 hafi zuze cya saa 10 bagiye muri gymnase ya kuri RDK bagiye gukora oya ariko ibyo byo biro ntabwo waba uri umukinnyi ushaka gutera imbere muri league ubudakora kuzana abanyamahanga bari competitive ni byiza ariko turi kubigiraho iki nicyo rero navugaga uvuga ngo niba turi kuzana abanyamahanga bakomeye wowe ukaba uri umukinnyi uri gukina league ukaba nta kintu uri kubigiraho icyo ni ikibazo cyawe that's your problem icyo rero ni ikibazo federation kuvuga ngo ikibazo ngo aho kiri ngo kuba ngo nta mukinnyi w'umunyarwanda w'improvince ikibazo ngo n'abakinnyi ntabwo ikibazo ari uwazanye abakinnyi beza ikibazo n'abakinnyi ariko ikibazo niwe wazaniwe abakinnyi beza bo kwigiraho ntubigireho sinzi buri kubyumva none igisubizo cy'icyo kibazo kizabaye kuko tuzagira ligue ikomeye abakinnyi bacu bakwiye tuzagira ligue ikomeye ariko ntitugire national ikomeye kandi none se nk'ubu ngubu APR igiye gukina bare sibyo APR igiye gukina bare ama equipe ngiye mazigende ba bare man aya ma conference hafi yose narayarebye ama equipe dominating na ama equipe afite abaruko beza of course mu Rwanda se abaruko dufite nabaye n'abaruko dufite ntabwo equipe ishaka ntabwo tumaximiza ntabwo tumaximiza ngo tuvuge ngo bose twabajya n'abaruko dufite ntabwo tubahereza value to be honest nta value tubahereza urazana umutoza w'umunyamerika uri kubyumva the first thing kiba kiri mu mutwe wiwe ni ukuzana abakinnyi b'abanyamerika ariko arabazana kuko abona nyine abari kubona aho ngaho batari kuri level uriya mutoza wa reg abakinnyi azana ni abakinnyi amenyereye ni abakinnyi yakoresheje ariko ibyo ngibyo abatoza benshi barabigira umutoza wese rero federation nitagira regulations uri kubyumva ku banyamahanga se si no ku banyamahanga nyine babongera regulations zituma performance y'umuroko izamuka bayishyira mu ma equipe akaba nyine internal regulation byagenda gute ariko igatuma kuko tuzagira ni ikibazo federation izahura nacyo n'ikibazo ama equipe azahura nayo reka nkubwire sibyo nge point yawe ndi kuyumva pe 100% ndi kukumva cyane sibyo ikintu ngewe mvuga iki kibazo kwanza wowe mukinnyi kuki udashaka gupointinga ku bakinnyi hari ikipe ibuze nibura abakinnyi 8 cyangwa 10 muri buri kipe uribuka amazi akiza muri APR ndabyibuka Nshobozwa si umwerite dufite mu Rwanda cyane byagendaga gute we na Nshobozwa yarameze neza ariko nukuvuga ngo yarameze neza man mazi niwe muntu utarumvikanye na Nshobozwa for the first kandi ahubwo ngiye na Nshobozwa mperuka ari uwamazi kuko rega mazi akiza abantu bari kutureba niba duhe comment mazi akiza muri APR yagiranye conflict iteye ubwoba n'abaroko nta nubwo mazi yakundaga oya abaroko benshi bo bagiranye ikibazo byo ndabizi ariko barekera reka nkubwire nta yindi option yari afite none se reka ntago washyira abanyamahanga 5 mu kibuga ibyo wakora byose ligue ntago ushobora udakinisha abaroko nta kintu none se abanyamahanga urashyiramo 2 none se niko tuvuga ngo urastickinga ku banyamahanga kandi utari bashyire mari 5 mu kibuga ngo bakine bonyine se kandi bahita bafata n'abanyamahanga bakabaneutralize okay icyo tukiveho iyo ni indi point iyo ni ibindi ibyo ni ball ahubwo okay iki nabwo nashaka kubaza none se overview yanjye yose overview yanjye yose ntacyo kuwa mugana rutaranasoza nta kibazo ndakozanya ni ball imwe yo kubakinnyi no kuri league kuko man to be honest ngiye bintera gahinda kuba dufite league ikomeye iri competitive kuri runo rwego ariko tudafite national ikomeye ni ikibazo cyo tumaze n'igihe tukivuga kabisa ngenda ndashaka ko tuzakiganiraho noneho by'umwihariko none muri federation cyane tuzashaka n'abakinnyi tuganiriza tuzashaka n'abakinnyi tuganiriza reka mubwire ikindi kintu cya kabiri kuri federation byo mani bakoze ibintu birenze n'ubushize ngiye narabivuze nyine ligue yacu uyu mwaka yabaye ligue nziza twararyohewe
cyane kubyumva kabisa. twararyohewe pe ariko bitabujije ko ari ibintu biba bitaragenze neza nta nubwo Kandi byabura tugomba ntabwo nta kintu na kimwe kubipointinga. nta kintu na kimwe cyaba kiri perfect hari ikindi kabisa. kintu ngiye nahoze mvuga kuva kera kuva iyi ligue yatangira ni gute ligue irinze irangira nta muterankunga federasiyo ifite ibyo byo twabirize kuva kera ubwo nyine niba babona bishoboye none se reka nkubaze niba ikipe sibyo ushize twatanze urugero kuri Tigers sibyo Tigers iri abaterankunga ifite abaterankunga benshi 2 3 4 ikipe zifite come on nese bigenda none se no kubera iki federasiyo idashobora gushaka abaterankunga njye numva icyo ngicyo twazashaka umuntu wenda wo muri federasiyo tuganira akagira icyo abitubwiraho icyo nicyo kintu cya mbere kuko biragaragara ko ari ikibazo kuko reba amafaranga ikipe zishora kuba zishora amafaranga angana kuriya igikombe kitarengeje miliyoni 20 miliyoni 15 my guy umushahara w'umukinnyi mani niyo zaba 30 none se ukeka ko amakipe ari gushora ibingana iki mani kubera ko ni ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo gikomeye kabisa ibyo bintu bizagabanya level of competition kandi urumva ama equipe menshi competition yayo no kubera yuko nkeka ko n'ikipe zizageraho zirambirwe niba ikipe ishoye umwaka wa mbere competition level yo mu Rwanda izamurwa na ikipe ziragenda ese reka nkubaze ikipe niba ishoye tuvuga urugero iraje ishoye uyu mwaka ifite gahunda ikipe arigezeho imyaka sikavuga ati ngiye kwiha imyaka 3 ndaba ngiye muri BAL sibyo igashora uwa mbere igashora kabiri itatu ikarenga ikavuga ati n'indi 2 ikarangira bashobora gusanga n'ibikigo nka runaka cyari kiri kwa amafaranga baremeranyije ko bazakijyana muri BAL uri kumva bakabona kizakuraho amafaranga nawe umuntu acika intege mani kino kiganiro tugiye gukora tugiye kuzakigabanyamo kabiri kizagira amapata abiri kuko ariko utarasoreza overview yawe ahubwo ngiye ikintu nashaka kubaza mu kanya utarasoza kugira wenda ubijyane reka soze overview duhite dufata time oya n'ubundi ni kuri ligue nagira ngo nyine utaza kuki nagira ngo utaza reka soze tuvuga overview none dufate time yo kuruhuka ugakeye sibyo nta kibazo uri kumva ikintu nashaka kubaza uyo nyine ubijyanire rimwe kuri na overview yawe nashaka ko umbwira wowe uko ubibona umbwire n'amakipe ubona afite chance yo kuza muri playoff emane ibyo by'ama equipe kuko na analyze nayo tugomba gukorana sibyo katubikore muri party ya kabiri ahubwo reka ndangize overview okay yemvuge nyine like nyine nk'ibintu byagenze neza nyine so far so good kabisa ariko nyine ntabwo haburamo ibintu byagenze nabi icyo kintu cya mbere cyo ko ligue nyine itagize umuterankunga ni ikibazo kubera yuko bigabanya nkeka ko abaterankunga bakabaye benshi noneho na trophy kagira agaciro kuri impamvu ligue idashobora gutakaza competition ntabwo yakwiye kugira agaciro ko kuvuga ngo urajya muri bare gusa igihe utagiye muri bare wabayeho kabiri cyangwa wabayeho gatatu bigomba kongera nyine level of competition dufite hano mu Rwanda ni ya BAL nta kindi buriya federation ngira ngo barabireba kuvuga ati ikipe ije muri playoff abakinnyi niba ari amakipe nyine aje muri playoff wenda ya kane wenda ifite izo miliyoni 20 kabiri wihereze nibura miliyoni 30 cyangwa miliyoni 50 man those teams baspending amafaranga menshi nubwo nayari make baspending amafaranga menshi noneho hari ama equipe aba yaragiye muri business imeze gute business uri kuvuga ngo ntago ngewe nyiri ikipe mfite level yo kuhita yo gukompetinga na APR n'urugero ntabwo iyo budget nyifite ngi ikintu ngomba gukora ni ukugerageza na playoffs ntayo nshaka ni ukugerageza njye abakinnyi banjye bakaguma muri league team yanjye ikaguma muri league kabisa muri ikintu kibaho ngaho hari n'amatimu menshi ibyo binabikora abakinnyi baragowe man baragowe umukire arabara akabona equipe yiwe iri competitive iragateye saison ya mbere I mean nuza faza rirarangiye ameze neza faze ya kabiri iratangiye bakinnye games 5 arabona atakimanutse imishara agahita yikupa agahita atangira kanga kwishyura abakinnyi icyo ngicyo cyo nabonye federasiyo yaragihagurukiye ntabwo bazongera byagenda guteze uzi ibirego federasiyo ifite by'abakinnyi batarishyura ibyo ngibyo niyo mpamvu nyine federasiyo yashyizeho cyashya byo kuvuga ngo tuzazane claims hano kugira ngo ntabwo mbihakanye claims z'umwaka ushize federasiyo yanze gukemura byananiye gukemura icyo ndi kuvuga ligue y'uyu mwaka niyo mpamvu niho bitangiriye actually uvuga ngo ligue y'uyu mwaka federasiyo yavuze ko umuntu utazanye budget runaka uterekana haza kureba amafaranga none se amakipe ari muri ligue nese uyu mwaka ari claims ufite z'abakinnyi bambuwe nkubwire equipe iye nyikubwire iri muri ligue oh yes nyikubwire se cya tuyireke hakuzireka nyikubwire Orion ifite abakinnyi bari kureklama Orion
n'abanyamahanga ni ikintu bishyura none uyu mwaka turimo muri iyi ligue y'uyu mwaka bigeze no kwanga gukora imyitozo kuko batarishyurwa. Hari n'abanze kujya kuri game kuko batarishyurwa. Harimo n'abakinnyi noneho bagifite ibirarane by'umwaka ushize. Abo ni mu makipe menshi ariko ngira ngo tunazanye list anga yaba ndende. Rero man ibyo bintu nibyo biza nyine nibyo navugaga umubukirara barakabona agumye muri ligue ntago amanutse. Agavuga ati njye ntago nzongera kubishya. Abakinnyi ntago bagikora imyitozo nuko yora amanama yo kwishyuza gusa. Akoreka nkubwire. Urumva federation nabyo nyine competition. Reka nkwereke ikintu cyiza ngiye twakora sibyo kugira ngo tureke no kubivuga tubica hejuru sibyo. Reka tuzashaka umwanya dushaka n'ikiganiro sibyo. Iyi ngingo yo kubakinnyi n'imishahara n'ibiki sibyo dushakira umwanya dufite n'ibimenyetso tubivuga sicyo cyiza tubivuga gutya straight nta kintu duca ku ruhande. Nyine abakinnyi tubavuge n'amafaranga baberewemo sibyo nibiba ngombwa bamwe tubavugishe cyangwa tuvugishe ama equipe nyine like bibe kuko dushobora kubivuga gutya nyine abantu bakajya mu rujo bakavuga ati ni bande se bakavuga ati sete wayaterwa nyine hakazamo polemique ngiye ndi kumva twazabivuga tuvuga tuti Rutayisire umwaka ushize aberemo amafaranga y'amezi 3 uyu mwaka equipe X nyine ntago ndi kubihakana icyo mvuga cyiza nuko iyo tubivuga gutya abantu wenda bagira ngo no gushaka guteza ikibazo muri league cyangwa no gushaka guteza ikibazo ama equipe turi kuvuga ibintu tudafitiye pleve ikiza nuko ngiye bakubereyemo amafaranga nkaza nkabivuga nta kibazo cyaba kirimo nyine ndi kumva twazashaka ikiganiro dukora dufite pleve no birahari byiza biri imbere nyine ngiye narindi kuvuga ko ibintu bitagenze neza muri league reka dufate like reka tumwe kutuza imana maze gusarara reka dufate pause gato turagaruka mu Africa is now. Borazon is a very good platform for y'all that is trying to provide every single detail about basketball, especially here in Rwanda, through our social media platforms. Please catch us up on our podcast and click on subscribe button on our YouTube channel and make sure you are following all the articles published on our website, which is www.borazon.africa. And don't forget to follow our Instagram page as well as TikTok and Twitter. All we want is to keep you updated. Peace out. Welcome back. Turagarutse rero. Yeah, sure. Nari nkiri kuri nasigaje the point tukiyamana. Si byose? Yeah, kuri overview yawe rutarasoza kabisa. Nandi iyi league ubundi yatangiye like harimo akavuyo. Game zaberaga kuri Kepler. Ntibinagende neza imvura ikanagwa ko ligue yatangiye ari mu gihe cy'imvura. Hari game yabaye kuri Kepler yahuje Kepler na yende wambwiraga kare na YouTube ngira ngo noneho imvura iragwa. Imvura iguye bamwe ko game bayimura bayivana Kepler bayizana kuri RDK. Ako nyine nanenze imitegurire iyo game kuko abantu babwiwe ko game igiye kubera kuri Kepler nta bakinnyi gusa n'abatoza urumva abantu baguze amatike communication muri make yawe ariko nyenyeka ko icyo ngicyo ari ikibazo cy'umuntu uba wakiriye ni ikibazo cy'umuntu wakiriye game kuko my guy federation ni ifite imikino mu ntoki zayo habari komiseri sibyo komiseri uvuga ngo komiseri before yuko game itangira hari ibintu checking byibanze harimo ibyibuga harimo abasifuzi harimo communication ni ngombwa cyane bira biboro by'amabafre bya nyine nkeka ko biri kose sibyo ntabwo byigeze bihaba communique nk'iyo ngiyo nanenze urumva abantu baguze amatike baje kureba game kuri buri game abafite checklist avivu uravuga ati kingi check ibi ngibi abonye game nyinshi ziba nta muhaye ushobora gusanga ntuza itarimo ushobora gusanga izo bafure cyezo communication bitari mu byatuma game nyine hari ibintu byatuma game ihagara erega Kepler sinhani ni wanahagara mu kibuga avuga ati yo game rero murabona ko ihagaze kubera ikibazo cy'imvura mwihangane kuri Kepler ni kure bro reba umuntu ubuvuye nka Kimironko nyine nuko nyine ikibazo cyose kibaye
kubera kwa federasiyo ariyo nyiri competition nyine niyo ikibazo kijyaho ariko nyine ndi kumva wari wakiriye niba ari Kepler byari biri mu nshingano kibazo afite kuko amakipe yakira nta kintu kimwe akora kuri game bakiriye kireka kuza bagakina ahubwo bafatanya na ligue bafatanya na federasiyo ariko baragikora none se niba ari byo kuki Kepler games zijya kuri Kepler zitajya muri aho federasiyo oya Kepler game nyinshi batakinira kuri Kepler none se kuki nyinshi zajyaga Kepler kuko ari na game zajyagayo atari za Kepler atari Kepler yakina erega kujyana game hari kuri Kepler harimo faveur ebyiri ari gukinira ku bafana ariko harimo no gufavoriza federasiyo kuko nta mafaranga ya kote babagiye kwishyura of course no gufavoriza ariko cyane cyane iyo kipe nyine iyo ngiyo yakiniranye ikintu ugiye kwifavoriza n'ikisi nta ticket iri bwishyuze ndi kuvuga nyiri kibuga abafana nibyo umufana barundi mukino nicyo kintu cyonyine Kepler aba yibaye favor ariko icyo ntabwo ari ikintu cyoroshye ariko ikintu ngenda nashaka kubwira si n'ikibazo kuko iyo communication okay cyo ni kimwe komeza twumve n'ibindi part of that abafana nibo bakiriya bawe ego serious nibo bari kose nyine icyo ni kimwe cyo nacyumvisha tujye no ku bindi nta kibazo icyo nacyumvisha be serious nacyumvisha ni ikibazo gikomeye kuba batarakommunicatinze ngo abafana bamuvire ibindi bitagenze neza byo ni ibisanzwe n'iby'abasifuzi yeah sure tuzagenda tunabigaruka ibindi kabisa bro imvura imeze nabi ntabwo bikabije okay ikindi kintu ngiye navuga ko si ukuvuga ngo cyagenze nabi kuko nyine byarangiye bikunze ubundi federasiyo ziko kujyana match kuri Petit Stade byari byaranze se urumva ari igihe cyabaye oya n'igihe cyabaye Petit Stade batarayifungura kandi ligue yari yaratangiye kandi araberaga ligue za volley nyine volley byo nejo bundi rega uribuka ariko igihe ligue yatangiye Petit Stade batarayitanga noneho bayitangiye bitangira ari volley iri gukina buriya federasiyo yagiranye conflit na FERVB ibyo bintu ntabwo rubizi bakiri muri RDK cyajya bakina muri arena ahubwo arena na RDK RDK nibo bakiniraga game nyinshi kuko urumva volley nta koti bari bagifite noneho bakakorana volley batangiye bakinira hano muri hano kwa Rwama muri cya kibuga cy'ishuri exactly urumva rero ikintu cyo kora nashimira nuko badukije RDK ari ntoya pe RDK ari ibibazo kabisa byari ibibazo bikomeye cyane uri kubyumva ariko ikintu cyiza nge nashimira federasiyo level of competition yari yongereye nibyo nyine na improvement nyinshi no gutwara game kuri Petit Stade nicyo kintu nge navuga cya danger ariko n'ubundi byari must kabisa n'ama equipe yabonye ibibuga byinshi byo kwitorezaho urumva RDK isibona yahise ikibuga no Kimironko ibibuga byo ntabwo bikiri ibibazo kabisa Rafiki twabonye n'abantu akoramo amakipe menshi na live stream ubwo abantu bose bareba game ahantu hose waba uri cyari ikibazo gikomeye kuba ligue ari i Kigali noneho ntibigena online ku buryo nibura muri Musanze ni ikibazo cyari gikomeye kiracyo noneho cyari giteye ubwo kubera ko ako uribaza kuba uri muri Kigali wagira gato kidogo ukunda ligue yacu niyo waba uri umumambure wa ekipe yawe niyo waba utangamo amafaranga na gute ukaba wamuvinga gato uvuye muri Kigali game uko bimeze kose ntuyirebe reka ngo ubuhamya ngiye nigeze kugira ariko game bari barazishyize live hari ukuntu wajya gukorera mu ntara cyangwa wagize ibibazo bikujyana mu ntara ubavuga ati n'amafaranga yose nayishyura ariko nkayireba ugashaka ahantu rero basket ukahabura birabyo ni ikibazo gikomeye cyane kabisa ikindi kintu ngiye navuga indi blame nashyira kuri federasiyo nubwo atari 100% ni drop out ya Nuzi ya PRC Musanze nabyo ni ikibazo cya federasiyo ntabwo nabishyira kuri federasiyo 100% ariko nayo ifitemo uruhare simbize foro bakoze kugira ngo ikipe igume muri ligue cyangwa ive muri ligue ariko ira team yagomba kuguma muri ligue man gute se gute what do you mean nyine bisobanurira reka ngwe fact nk'eshatu icyambere na mbere yarabikoreye kugumamo se ntiyagumamo ushobora guhamya uruhare rwa PRC Kigali ifite nyine itafari ifite kuri ligue yacu wabihakana se none se reka nkubaza ikibazo wahakana ko PRC Kigali ifite itafari rinini cyane kuri ligue yacu ntabwo hanga uri buhamvana ntakubajije kubera ko reka nkubwire sibyo before yuko rigitangira haba hariho amategeko n'amabwiriza sibyo niba hariho amategeko n'amabwiriza bavuga ati ugomba kubahiriza ibi kugira ukomezanye na ligue yacu ukabisinyira urabizi ko buri mwaka ikipe ziyandikisha niba uwo mwaka uzakina sibyo
niba rero wiyandikisha ukavuga ati aya mategeko ndayemera ugakorera kumanuka kubera icyo utamanuka imvura ntabwo iri ugomba kudistabinga kumanuka. man yatangiye kuba itajya nyinshi kudistabinga reka mbanze nsubize Moses duto dufata kabo kugira ngo bitaza kudistabinga abantu IPRC Musanze hari amakipe uba ugomba kureba n'uruhare afitiye federasiyo ikipe nationale ibintu nk'ibyo ngibyo reka nkubwire ibyo reka ntabwo nsoze nyine bibaho ngiye gusubiza ikibazo mbajije ligue igira amategeko I n'amabwiriza know, niba ndabizi. ugomba kumanuka wakoreye kumanuka manuka ndabizi mbese uruhare igenda irugire muri D2 niba ariho yakoreye imana none se ditu si irahari Mbese ntabwo ari niba- ukumanuka ntabwo ari ukumanuka uvuga ngo yavuye muri ligue ya mbere agiye muri ligue ya kabiri niba drop out gukura ekipe muri shampiyona niba ifite uva federasiyo yashyizeho amategeko n'amabwiriza iravuga ati kugira ngo umanuke nibi kugira ngo uzamuke nibi kugira ngo udroping out ni ibi ngibi ndetse uragira ngo yice amategeko n'amabwiriza ntabwo uri gutuma ngusobanura kugira ngo mve point zanjye okay mbwira racyo ekipe nimba ari ekipe ishobora kuba ifite pipiniere kandi bigaragara tuvuge nka IPRC Kigali IPRC Kigali kuze bigiye kudu iyo yara dropinze mu myaka 10 ishize IPRC Kigali twari kuba dufite abaye bakinnyi mu Rwanda byari kugorana none se nimba ekipe iri kuguci kuyireba kandi ariyo pipiniere iri kuguhereza abakinnyi ukirisha muri ekipe nationale kubera icyo utafighting kugira ngo ekipe igumane icyambere IPRC nyine IPRC Musanze ntabwo yari ekipe y'umuntu ku giti cye uburyo uvuga ngo ubushobozi Ikipe y'ikigo buranshiranye cy'ishuri. ni ekipe institution byanga bikunda there is one way or other y'ukuntu ekipe iri kuguma muri ligue urabyemera ibyo byo iyo ni point imwe sibyo iyo ni point point ya kabiri ngiye numva nakongeraho none se how do we know ko federasiyo itakoze pati yayo nanjye ibyo bintu nabivuze ntabwo tuzi uruhare ushobora gusanga uruhare runini ari urwa IPRC rwo kudroping out kuruta federasiyo ubwo sinyega ko federasiyo ku giti cyayo hari ikibazo kiri person ifitanye na IPRC Musanze kugira ngo itaguma muri ligue nimba barakoze ibishoboka barakoze igishoboka IPRC Musanze ikinanirwa ibyo ngibyo byo nabyumva sibyo ariko if they did nothing kugira ngo ikipe igume muri ligue byaba ari ibintu bibi mani ariko hari ikibazo utansubije tuze kukigarukaho kabisa nashaka ko nyine uza kumbwira nashaka ko tuganira gato iminota mikeya mu minota mike dusigaranye kuri ligue Hey, everyone. Did you ever struggled by getting a basketball updates on news? I know you did. But yo, we got you covered. Africa is now. Borazone is a very good platform for y'all that is trying to provide every single detail about basketball, especially here in Rwanda, through our social media platforms. Please catch us up on our podcast and follow our Instagram page as well as TikTok and Twitter. All we want is to keep you updated. Peace out.